Fatuma ahura n'ingwe. Fatuma yari afite imyaka nka 12, yakundaga kujya mu isabato. Iwabo ntibajyaga gusenga kandi bari batuye kure cyane y'urusengero. Iyo byageraga ku wa nyuma, Fatuma yakoraga akazi bamuhaye, yakarangiza agahita ajya kwa nyirarume wari utuye hafi y'urusengero kugira ngo nibucya ajyane nabo gusenga. Igihe kimwe Fatuma yagize akazi kenshi maze bumwiriraho, ariko kuko yashakaga kujya gusenga kare, yahisemo kugenda nimugoroba ngo arare kwa nyirarume. Ageze mu nzira ahura n'ingwe kuko byari mu bihuru byinshi. Arapfukama arasenga maze arahaguruka aratambuka, ingwe ntiyagira icyo imutwara. Ageze kwa nyirarume barumirwa. Bukeye mu ishuri ryo ku isabato bamuha mikorofone, ashima Imana yamurinze ingwe ntiyamutanyaguza. Tujye dusenga Imana idukize. Muri Yesaya 41:10, Imana yaravuze iti, ntimugire ubwoba, ndi kumwe namwe. Ntimwihebe kuko ndi Imana yanyu. Nzabaha imbaraga mbatabare, nzabarinda mbarenganure. Imana ikomeze kubana namwe.